n'umuhungu uzi ikibazo se umuhungu ni ujye gukonvenka iwabo babwira ati ashaka kuvuga ati uriya mukobwa reka aranababeshya kandi none ubwo urumva umubyeyi wawe yamaze kumva ngo arababeshya ubwo bituruka ku mukobwa n'umuhungu kandi akenshi nyine ubwo urumva umuhungu niba yabyanze none se ubwo yabyemera wakishorera se abakobwa babi barahari n'abahungu babi barahari reka nkubwire Emery reka nkubwire ndarahira none ahangaha ukuntu umuhungu ashobora kuba ari umukobwa babara uzi impamvu se nyine twe turitakuma bya hatari tukabijyamo cyane kandi umuhungu biriya abahungu mugira imibare niyo mpamvu ndi kuvuga ko nta muba mwatubaze bya hatari mugira mwatubaze cyane ariko kutwica mu mutwe umukobwa agasara urukundo rugasara ugasanga ugeze nko kuri 80 umuhungu aracyari nko kuri 40 nari mu cya kabiri cyane. Hello my people, hello everyone. So ndongeye kubashimira ku rukundo mugenda mutugaragariza iminsi yose ni Emery Faster hasta la vista kuri Max Media TV nkuko byama iminsi yose tubabwira yuko uno munsi twakomeje kubashakira byinshi bitandukanye, twakomeje kubazanira abakobwa beza muraza kubabona barabibwira, turaza kubabwira byinshi kuvyerekeranye n'ubuzima bwabo, icyo bakora, ubuzima barimo muri no minsi mwa kino gisagara ahandi turi ikigali. Okay, tubabwira yuko atahandi tubarizwa mu kano kanya atari muri Amicizia n'ahantu ushobora gufatira fanta bikagenda neza, n'ahantu ushobora kwicara ukaruhuka uri kumwe n'umukunzi wawe, n'ahantu ushobora gufata icyumba ukaruhuka kandi ubuzima ugakomeza bukagenda neza, n'ahantu wafatira inkoko, wafatira amafunguro atandukanye, mbese ubuzima bukakomeza bwenjoyinga nkuko byama bimeze. So tubibutsa kandi yuko ukeneye gukora indirimbo nziza atahandi wayibonera atari mu Inganzo Record, aho wasanga ababishoboye aba producers babishoboye yaba mu buryo bwa video haba mu buryo bwa audio. So reka rero dukomeze tubibutse yuko mushobora gukora subscribe, mugakora share na comment, maze ibintu bikakomeza biba wanene. Yo turi kumwe n'abakobwa babiri, abakobwa beza ariko sinzi, reka tubareke bivuge sibyo bimeze bite? Sawa cyane kumenga urishaye ikirere mbona ntazi ikirere utazi ahantu rero aba n'amahumbezi ntibyumva se. Okay, abantu bariko badukurikirana bari burebe iki kiganiro twe turakuzi, wabibwira gute? Urinde? Okay, amazina yanjye nitwa Anifa bigira Imana, nkaba ntuye i Nyamirambo, nkaba ndi umukinnyi wa filime, ubwo ngaha murayibonamo tuzayibasangiza. Wow, okay, murumva ni umukobwa akiri mutoya ndavyibaza kuko tana nturamenya ubwanwa se yeah wabona duhari. Okay, aratubwiye yuko ari umukinnyi wa filime aje tubwiye ngo ninde filime yitonda ntabwo irasohoka iracyari mu gikari, ubwo dukomeze tuyitegane amatsiko kandi dukomeze dushigikire impano zacu guys, impano zikomeza gutrendinga, impano ziriko ziravuka kugira natwe ejo tube dufite abazaza badusimbura sibyo. Yeah, okay, ari kumwe na mugenzi we wewe ubanza hari byinshi ari buduhe noneho ari budutwike. Murakoze, amazina yanjye ni Jamila. Yego, nkaba ni Nyamirambo. Ndi umucuruzi, ndi umukinnyi wa film, nkora makeup, nambika abageni, nkora ibintu byinshi nyine muri njye abamo ibintu byinshi cyane, biragoye nyine kuvuga ikintu nkora. Ubwo iyo wambika abageni no kuvuga urambika like umuntu ashobora kumpamagara cyane nk'abamizima, nkatwe turamizima, ubukwe bw'abamizima tugomba kuba twikwije. So
mfunga ibyo bita head wrapping, mfunga ibitambaro bya bitambaro bifite imigongo. So ibyo bintu ndabikora, nsigina ndacora ku mubiri. Undi muntu ukeneye tattoo, ibintu nyine bishobora kuba byashiraho ndabikora ku mubiri. Any design mu bintu byerekeranye n'indabo nyine ndabikora nta kibazo. None nuba byiza ubwo ejo warucuruje. Ejo ntabwo nakoze. Kubera iki? Ejo ntabwo nari meze neza, twari tumaze iminsi tumaze kwikingiza. Yari ukuntu urukingo ku munsi wa mbere biba bitameze neza, so ndajya ahubwo mu kanya nyuma y'interview. Urajyayo? Okay. Ko ndumva amafaranga yaraducitse yejo. Ntabwo uzayabonaho. Uzayabonaho. Okay, murumva Jamila akora ibintu byinshi bitandukanye. Okay. Abamukeneye mwakomeza muraza kubona contact yiwe, turaza kuba contact yiwe, muraza kubibona kuri screen kugira mukomeze mu approaching, akomeze abakorere byiza, akomeze abashire abavane ku rwego rumwe abashire ku rundi rwego. For the one step to another steps. Yeah. Okay, nkuko rero dukomeza tubabwira guys, wo muri kumva ni Emery faster hasta la vista. Yes. Okay. Kaduhere ko ari hafi yacu. Ubundi se ni iki wabwira abakunzi bawe mu buzima buto waciyemo ukumva n'ubuzima buri hard kuri wowe noneho udashobora kwibagira mu magambo make? cyane muri make ubuzima naciyemo haciyeho nk'imyaka nk'itandatu. Ubwo nari ndi Trump ndi kubisoza. Naje kujya guhura n'umuntu, umuntu amindurira ubuzima nyine kugeza aka kanya avuga yuko atariho nagakwiye kuba ndi, ahubwo nari kuba ndahandi, ariko byose nyine tubikesha Imana. Nyine tukavuga ati wenda aho ndi aka kanya niko Imana yabishatse, ariko twebwe nk'abantu tukifuza ushobora kuba ubuzima ndi n'ubu ngubu atari bwo nifuzaga, bitagenze neza. Okay, urumva atunyuriyemo muri make ubuzima yaciyemo nyuma y'imyaka 6. Ibyo birashoboka yuko umuntu ashobora kugendana ibikomere, ashobora kugira ibikomere, ariko inyuma yaho nizere yuko ibikomere icyo kintu cyabuteye byarageragabanuka. Biragenda nyine bikagabanuka, ariko still ku mutima biba bigihari. Kuko nimba uvuga ngo ngewe uyu nguyu uri aha ngaha aho nifuzaga kuba ndi siho ndi, uko bitekereje kuko wa muntu wabuhinduye agomba kuba hari, ntago wabyibagirwa. Ariko nyine ni Imana nyine. Okay, ubwo ndumva icyo kintu washatse gushiramo imiyaga ubundi, ariko nizere yuko uri budupfungurire, sibyo, utubwire mu magambo make ubwo rugendo wanyuzemo, sibyo. Ntabwo ari mu magambo make wasoje kubivuga, ahubwo mu kanya uri bitubwire muri make, uri bubwire abakunzi ba Max Media ubwo rugendo, uburyo waruciyemo, uburyo warunyuzemo, ibikomere rwagusigiye kugira wumva iki kiganiro abashe kubakwa n'ibyo uvuze. So hanyuma nawe hajya ni Jamila. Jamila, okay, ubundi mu buzima bwawe ni iki kibuba warakoze cyane iki cyo cyarakubayeho, peut-être umuryango cyangwa mu bacuti cyangwa kuri wowe, ni iki cyo cyaragushikiye ku buryo wumva ati ubu buzima iyo nza kuba uno munsi nkiburimo mba meze neza cyane kurusha? Njyewe rero ubuzima bwanjye nta kintu na kimwe njya nicuza, ahubwo ibintu nyine mbona mu buzima busanzwe nibyo biba bituma mba strong. Aba umuntu ufite experience, njyewe mvuka mu muryango udakennye, umuryango udakize, so iwacu nyine nta kibazo cyaho. Muri make alhamdulillah, ariko
mu buzima njye nagiye mbona ibintu byinshi bigiye bitandukanye, abantu beza, ababi, umuntu uhemukira, uhemukirwa, umuntu wizeye, uwagutengushye, so umuntu mushaka kuba abanzi ejo mukaba abakunzi, umuntu ushobora kuba aka kanya wumva ko ari umuntu kuri hafi ejo mukaba abanzi bakomeye. So nje nta bindi bintu biri special nawe nabyo mu buzima uretse nyine iby'abantu. Ya nta ubu nta kintu ushobora kwibuka ukavuga ati nigeze kuba mu kintu nigeze kuba muri surprise nubwo yaba ari iminota 5. Nigeze uranyibukije ahubwo hari ikintu kigeze kumbaho mu bihumbi 2012. Ya mwaka wa 2012. So nyine icyo kintu cyambayeho numvaga yuko kitambaho ariko ngeraho ndabyakira. So ni ikintu nyine mu buzima iyo ndebye nk'umwana twiganye hari igihe mvuga ati wenda uyu mwaka arandana ko narageze, ariko nanone simbyicuza ko abari impamvu buriya iyo ni ukuvuga ngo ukuntu tugomba gufata ibintu, ikintu wateganyaga niba kitabaye menya ngo hari ikimana ikurinze, hari ikimana ikurinze cyangwa se ikwegeje inyuma kugira ngo wongere utekereze neza niba nta za defo wari ufite wenda uze kubitunganya neza. Rero njyewe niko ntekereza, ntabwo kuko nzi yuko ikintu nizera muri njye, nzi ko ikintu cyose kibaho for reason, ntabwo ari ikintu kiba gutya ba ikintu cyose kizakubaho Imana hari uburyo iba yaracyanditse, hari uburyo iba yaravuze ati ibi ngibi bizaba. Rero niba bibaye niba bitabaye vuga ngo Mana iki kintu niba kitabaye hari icyo ndinze, niba kibaye ukaba successful shimira Imana, niba kitabaye successful ugashyiramo imbaraga ugakora cyane. So nkuko mukomeje kumva bose bafite inkuru zisa nkaho bahuriyemo, ubuzima bisa nkaho bahuriyemo ni bwa buzima buba hari aho bwatushije umuntu sibyo. Ya ubwo rero reka dukomeze dutangirire kwa Latif Anifa. Ubwo se umunsi w'ejo wagenze gute? Umunsi w'ejo niriwe bimeze nabi cyane. Warugwaye? Nyine bamaye vaccine ya 3 nyine niriwe njyanye ajyana simbizi. Ari yarembye. Ese shugwa ryakiriye. Na se bisanzwe se. Ariko wararibonye. Wow. Ubundi ari ikintu mba nkunda kubaza abajene urubyiruko nkatwe, ese ubundi umunsi wa Valentine Day ubundi ari nkawe uwufata gute? Umunsi wa Valentine kuri njyewe ntacyo ntabwo njyanye nizihiza Valentine njye nyine umunsi usanzwe n'ibiharamu ntabwo ariko se nta nubwo bishika mu myaka kwiyongoza ukabona nyine ntabwo abantu tubyumva kimwe. Ntabwo abantu tubyumva kimwe isanzwe kuri njye ku giti cyanjye njyewe njye Anifa Valentine nta kintu ivuze kuri njye. Bonane ni ibisanzwe nyine iyo minsi yose umunsi wose utagendana n'idini yanjye nta kintu uvuze kuri njye. Ubundi wowe umunsi wawemera n'umunsi w'ijuma, umunsi wa 5 hamwe ni rayidi ya mbere ni ya kabiri. Aho ngaho ndatwika nkamanuka. Iriya minsi ndi nta kintu twe nta kintu ivuze. Nta kintu ivuze. Nothing. Abakobwa ari seriye cyane. Ubwo ejo abantu baguma bambaza ati none we kutapostinga, wewe kutatwereka iki ahuri. Nabo twe tuba twabiyamye tayari. Nubwo gukurikirana status yanjye buriya yari yabirangije. None se uzi ko natswe kwiboma hari umwe muri mwe nagomanza n'ibishugo. Oya twebwe ntabwo uwo munsi wemeye for real, ntabwo wemewe. Twebwe iminsi twizihiza irabaze iri mu gitabo gitagatifu cya Quran. So ibindi bintu byose nyine tubibona like nkuko nyine
abaturiye isi babyizihiza urumva ntabwo wajya wenda ngo uvuge ngo babanoya no bajya mu bintu byabo bakenjenga ariko twebwe okay ariko rero bundi hariho bamwe bavuga ati ibintu bya Saint Valentin okay bamwe baravuga ati ni kagatwiko katinjiza reka tubifate kuko hariho iminsi mikuru usanga ari guspending nta no kwinjiza tu hanyuma abandi bakavuga ati uretse n'ibyo hariho abakobwa usanga bagiriye ibyago bagatwara inda kuko hariho akantu nabonye usanga hari akantu nabonye 14 février aho usanga umuhungu ari kwiruka ku mukobwa noneho 14 novembre ugasanga umukobwa uri kwiruka ku muhungu uri kwiruka ku muhungu rwose no sibya rero bibeshye ntabwo bibeshye naho rwose namwe niko mubibona yego ko ibintu biburi yavutse ntabwo bizi gihorera umva hariya harashya abana bya munsi ariko nyine gusasha nyine abawizihiza ibyo byose bigenda neza pe kuko urumva ikintu cy'urukundo burya urukundo nabwo ni ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye ariko abantu nyine iki gihe urukundo nyine barufashe nk'ibintu bisanzwe ukumva nge urukundo ukumva nge nshobora kuzana nk'ubwa ndagukunda nawe ndakumva biraho ariko nge mu by'ukuri urukundo uburemere nduha nawe ntabwo ari iby'umunsi umwe ntabwo ari iby'umunsi umwe mba numva byabo ni ibintu bihoraho uko umwaka ugira iminsi 360 harya 65 ni uko nguko ugomba kuba uriho nyine uhora ukunze urapfa wanaba desi nyine ukabyimenyera ariko urukundo ruhoraho okay muri mwebwe ninde ari mu rukundo uyu munsi oh my god icyo kibazo bajije amakuru reka tuyakwiba ariko turakunda by the way icyo nicyo cyane udakunda nta mutima waba ugira okay reka tuyikomereze okay murabona n'abakobwa bakeye abakobwa beza abakobwa ari ku myako hajya KGB yavuze ngo iki basharamye sivyo KGB ni ndayizi burasa turasharamye KGB ni ndayizi KGB ndayizi wandi hari umushuti wari baririmbanaga mu mazi ndabibuka hari uwafungaga imisatsi na skizi wari umunyamakuru ndabibuka hajya skizi wari umunyamakuru ni umutipe akunze kuba w'igikara wari ufite ibigango muri bo wari umunyamakuru kuri voice ariko apana atari skizi dusanzwe tumenyereye kuri social media kuri Instagram akunda gutukana uko twaramubuze cyo paso oya nje nibaza ngo skizi atanakora ibyo bintu sinyimubona okay naye ndabaze ariko nyene uriya mujamanga wa mita skizi na skizi nari sanzwe nzi muri numva muri KGB ubwo ya n'abakobwa basharamye abakobwa bigaragara yuko abanyamuji ese umuji kandi mwese muri abo muri Nyamirambo hano kavukire mbese no hadukura ni hadukura ego Nyamirambo ziko muri se nge mvuka mu Nyakabanda ego mu Gitega mu Gitega aha munsi yaho natrakoma neza utaraharenga wanze mbeshe oya nagabe abo ngemope nizakavukire zigenda kwajya naratuye ariko ntabwo nigeze mubona erega ari ikintu bibagiwe meri ariko nta cyazo dukomeza hari ikintu ari bibagiwe okay ubundi rero reka tuje muri bwa buzima bwa minsi yose no munsi imitima y'abantu irababaye irahangayitse nkuko tutokwirengagiza yuko imitima y'abantu uyu munsi hariho irike yenjoyinga ubuzima urumva baba bibagiwe na bya bintu baba barenga ibyo bakibagira yuko nyine bwa buzima bugoye bubaho so nk'abakobwa bakiri bato bari mu rubyiruko bw'uno munsi sibyo turatangura kuri Anifa reka utunyuriremo muri make mu myaka 6 ishize igihe wari ugiye kurangiza tronco watubwiye ko hari ikintu cyakubayeho noneho kiragukomeretsa kiragushira hasi ariko Imana ntiyabyemera kuguma hasi kumbe urasubira urabyuka niki so muri make soza tronkome nahuye n'umuhungu
ntabwo birimo nuko ndi bumuvuge turakundana ntabwo twakundanye igihe kinini nyuma nyine biza kugenda ukuntu ntwarinda yabivuge byagenze gute tubwira nese hari umuntu utari kumva ko hari icyo ari oya umva ubundi kirazira guca umugani abana basinziye okay ako nibaza ko muza kubonana ukavuga ati twarabonanye kuvamo gusama mwikupfunyikira ubu ko tubonanye muri mwebwe hari uwo bizigiza kwa feta kuvuga urashaka ze mbivuge gute twarahuye nawe urashaka ibintu byose tubishyira hanze Emery wallahi ibintu ndi kuvuga urimo urabyumva okay jesho urakuba no byumva ariko hari abantu batabyumva sivyo hari abantu batabyumva okay baza kubonana mu buryo bw'urukundo kugira byumvikane reka mbwire ungewe utari kubyumva muri comment y'abantu bari kudukurikira bazambaze nzabasubiza okay komeza turahura mwarinda uraryamana Emery njye navuze ko umuntu uzere gukurikira ikiganiro njye nambaza njye muri comment azambaze nzamusubiza komeza ndasama mwarinda ariko mu by'ukuri kuva nabimenya kugeza nduhutse nyine mbyaye nyine nari ndi mu buzima bukomeye cyane ntabwo yambaye hafi nimvuga kumba hafi ntihagire uwumva ngo kuba hafi umuntu ntabwo bisaba ngo ndimo amafaranga ngo n'ibya mirenge oya njye mba hafi menye numve yuko ntari njyenyine nk'uko ikintu cyambayeho ntari ndi njyenyine nyine umbe hafi ntabwo byabaye ibyo bintu nyine abahungu barabizi nyine iyo umukobwa akubwiye ngo nasamye ibintu mubaza murabizi abahungu njye bari kunkurikira barabizi ukuntu basubiza ntabwo ari bose ariko ababisubiza bari kubyumva biyumva agahita yumva nyine arenga cyane ariko nyine hamwe n'Imana nabiciyemo neza ariko ikintu cyo navuga wowe muhungu waba unyumve cyangwa ntunyumve undebe cyangwa ntundebe nimba uzi ko wakoze icyo kintu cyangwa uteganya no kugikora mbabarira ndakwinginze ntutekereze kuri uwo mukobwa ugiye kugikura ahubwo utekereze ikizamuvamo wumve ngo ni amaraso yanjye ese ayo maraso yanjye bwo gukura kwayo bizagenda gute uwo mwana azakura ashavuye azakura nyine ababaye Emery nimba hari ikintu kibaho kibabaza ni ugukura utazi kuvuga ijambo ndavuga papa kuko mama ugomba kubizirika uko byagenda kose nyine nimba hari ikintu kibaho kibabaza ni ugukura utazi ijambo papa okay njyewe nk'umwana wanjye ubu ngubu nyine afite imyaka 6 uyu mwaka yaruzuza 7 yitwa Adil bigira Imana yafashe izina rya papa wanjye kuko nyine yarabigombaga kurifata uko byagenda kose yarabigombaga nyine yitwa bigira Imana Adil nyine aka kanya wo azi ko ari se ni papa wanjye ariko ntabwo ariko bizahora azakura azakenera kumenya ese njye ndi mwene nde w'ukuri nyine urwo ni urugamba mba niteguye yuko nyine nzarurwana sinzi uko bizagenda ariko nzi neza ko nzarurwana okay murumva hatubwiye ku kintu gikomeye kandi hari abantu bameze nk'uko ariko reka dukomeze so Jamila ariko kunda kwibagirwa mba wanywera gake ntacyo ndazamuza gukemukira Jamila okay urumva yuko atubwiye ibyamubayeho kandi ibintu benshi ntibashobora kubyakira hari abantu twagiye twumva bagiye bafata ibyemezo bigayitse sinareka kuvuga ko biba bigayitse burya gufata icyemezo cyo kwiyahura n'Imana wanabitekereje n'Imana ntabwo yakugirira icyizere Imana ni nyempuhwe ifite ubuntu bwinshi ariko witekereje kwiyahura kubera ikibazo runaka Imana icyemezo kigayitse vraiment ntabwo yakugirira icyizere so ubwo urumva yuko yahuye n'ubuzima bukomeye so ariko ubwaho
kuko we ntiturinjira mu byawe ariko bwabo ugeze kuri etape uyu yagezeho ni ikihe cyemezo mu by'ukuri bafata? ntabwo byoroshye ariko nanjye narwana kuko mu bintu niyiziho no kwihangana bibamo so nyine kugeza kuri wa munota wa nyuma uburyo nabyitwaramo ngomba kubyitwaramo nk'umubyeyi nyine umuntu ugiye kubona umwana umuntu ugomba kuko uwo mwana aba agomba kuzabona uburere bwiza akaziga neza akabaho neza nyine akumva yuko ari proud ya mama so nakora cyane nyuma yo kumushyitsa ku isi nakora cyane kugira umwana wanjye azabeho neza kugira ngo noneho na se uri hariya reka mbwire batipe nyine babigenza gutyo baterwe nyine anyway bagira ikimwaro cy'ibyo bakora ni ukuvuga ngo wowe muhungu nyine ufata iya mbere ugatereta wamara gutereta hakabaho gusohoka mukava ku gusohoka hari n'ushobora wenda kubikora no ku ngufu ariko wenda ngende kuvuga wenda process ushaka gucamo ku buryo umuntu ashaka kwizera yuko umukunzi akagera akaguha trust iteye nyine anyway iri high wowe muhungu ujya gufata decision ukabonana n'umukobwa expecting ibintu bizaza nyuma sibyo utabitekereza vraiment shame on you nekambagaye noneho n'igihe umukobwa amaze kukubwira ngo byagenze gutya sha nyine akamutera umugongo nukuri birababaza nimba hari ikintu cyo nyine uhita wumva isi kuguyeho kavuga ati noneho aha ngaha sinzi ukuntu ngewe nabimubwiye kuri chat kuko namusabye umwanya arawunyima nambwiye ngenda ndashaka ko tubonana nambwiye ntabwo mpari ariko bisa nkaho nimba yari yabiketse simba simbizi biba ngombwa ko nimbwira kuri chat umva akimara imvuga yakoresheje nahise numva telefone naratutubikanye umubiri wose ndavuga ndibaza noneho ibintu bimbaye nibaza nimba atari ngewe ariko hamwe n'Imana nyine urakomera ugashikama nyine ukaba strong nge rero uburyo nyine nungane mugenzi wanjye icyo yavukaga nyine just no kuba strong ubundi ukirerera umwana nge nta kindi mbona kuko ntago nakwihambira sinakwihambiraho ngo nkwirukankeho ngo ibyo byose ubuhunga inshingano kandi zawe none ikibyica mu byica mubizi icyo mbakundira mu byica mubizi pe nukuri mu byica mubizi kandi nukuri biteyaga Imana sinzi ukuntu abahungu nabivugaho ibi na Anifa byabayeho si inshuti yanjye ariko reka na Anifa buri abantu bagenda bagira ibikomere bitandukanye hari n'igihe ugira igikomere cy'umuvandimwe wawe hari n'igihe ugira igikomere cy'inshuti yawe magara hari n'igihe ugira nyine bikomere birahari umuhungu akabyarana n'umukobwa sha byari umva sweetheart man ibintu byaracitse byarayobye ariko nshuti rekaze n'ikibazo cyo gutwita mana umuhungu ntago umenya nukuri ntago ari bose ariko babigenza gutyo ntago umenya uko bigenze numenya haguciye uzi ko umuntu araguhinduka neza ukavuga ati ngenda abona uyu muntu uri kumbwira aya magambo tutarigeze tumenyana okay ariko byari ikintu ubundi mba nibaza ubundi se iyo bigenze nk'uko umuryango wawe n'umuryango w'umuhungu ntabwo bashobora kwicara hamwe babiganireho Emery uzi se ibyo ngibyo biba umuhungu abifitemo uruhare kuko nimba wowe Emery uri hano ngewe Anifa ndakubwiye ngo ndatwite nimba ubyanze umuryango wawe uzabyumva gute kuko umuhungu uzi ikibazo se umuhungu ni ujya gukonvenka iwabo babwira ati ashaka kuvuga ati uriya mukobwa reka aranababeshya kandi none ubwo urumva umubyeyi wawe yamaze kumva ngo arababeshya ubwo bituruka ku mukobwa n'umuhungu kandi akenshi nyine ubwo urumva umuhungu niba yabyanze none se ubwo mama yabyemera wakishorera se ukagenda andi warishorera agendana byagenze gutyo none se aho ngaho uhita uvuga ati ubu mbaye nk'umwisi yanjye nyine mbayeho nkaho nta muntu nigeze ufite ikimwaro inshuti zavuga ati batabona batajya gute wambara ibipira kuzuba kumbe Emery umvika nkubwiza ukuri biriya bihe ni ibihe bigoye cyane pe
iyo ubonye bibaye ukabona birarangiye ukuri kw'Imana ashimiye Imana bishoboka banakigwira akantu yego akigwira akantu ariko rugamba ubutangiye none nirwo ruba rugoye kuko kurera ngiye ku giti cyanjye ariko je hari ikibazo n'ubundi nkibaza ese uyo muntu iyo abikoze reka dufatire urugero kuri uyu mushiki wacu aduhaye testimony y'ukuntu byagenze ese uriya muntu muracabonana canke yahise yimuka aja kubishaka handa ntago yimutse aranahari cyane rwose uramubwire ko nta nkoko iruka nta nkoko iruka ntago bibaho subwo yasubire waba wasaze ntago byashoboka ntago mbyumva ubundi uwo muntu uzi amakuru yiwe uzahari ndahazi ariko nimvuga ko mpazi ntumve ko mukurikirana isaha ku yindi kuko nibaza ko nta kintu kivuze mu buzima bwanjye arakivuze ku ruhare rw'umwana kuko ni se nta n'undi se azabona ariko ku ruhare rwanjye nta kintu kivuze mu magambo make kuko ibintu bituma umuntu bishika kugira agere mu iyo etape hari ibintu byinshi byatuma umuntu ashobora kuba yatwarinda mu rugo kandi urumva gutwarinda mu rugo hariho byinshi bibikurikira nk'uko ejo kubitubwira nizihe causes zishobora gutuma abenshi bibashikira bagatorinda inda mu rugo kuko ntabwo ari wenyine hariho n'abandi mwabo bandi hari aho mwagiye muganira hari aho wagiye ubona kandi nawe ubwawe hari ibyo wibonyeho n'igiki kibituma cyane bituma utwara inda ukiri muri cyane cyane mu rubyiruko rw'uno munsi bikomeza kwiyongera reka mbanze ku ruhare rwanjye kuri aka kanya nta mpamvu n'imwe ihari ishobora gutuma utwara inda impamvu zishobora kubaho mu buzima nyine wenda ukaba wabikirara ukanywa amatabi ukishora nyine mu bintu by'ibiyobyabwenge n'iki ariko njye nibaza nta mpamvu n'imwe nakumva yatuma utwara inda ukiri mu rugo nyine byose tubikesha rwa rukundo nuko bigeraho ngaho ibyo twari twiteze nibiba ari byo twakira nyine njye mba nariteze yuko umuntu ngiye gukundana nawe tuzakundana tukabanaho mu buzima bwiza ariko nyuma yaho nyine akantenguha yego byose biba mu ibanga ariko iyo byasohotse nyine biba byasandaye kandi akarenze umuntu akarushyahamagara nyine niba ariko babivuga nyine hari ikintu utahisha ushobora kuba narahishe wenda ko byashobora kubaho hakabaho uburyo bwo natwitamo ariko uburyo bwo iyo byabaye finale ntabwo ushobora kuyihisha ariko se ntubaze ubwo iyo se w'umwana abyemera iyo abyemera muri wewe icyo gihe wari kubyumva gute uno munsi uba ubyumva gute esike yaba ari amahirwe cyangwa n'ubundi uba ubona yuko ukiri mu ruhombo iyo abyemera nari kumva ko ari amahirwe kandi menshi cyane menshi cyane ushobora ngewe buri gihe iyo mvuga kuri iki kintu mvuga njye nishyira ku ruhande nkavuga umwana nyine byari kuba ari amahirwe wenda kuri we kuko aka kanya ingaruka mbi niwe ziriho njye mfite papa ariko we nyine abayeho nkaho ntawe ariko watubwiye yuko umwana ubu afite izina rya papa wawe kandi ubu nta wundi amubereye papa nta wundi ariko mu maraso ngewe ukuntu mbyumve mbere ni amahirwe ubuzima buba ari amahirwe umutipe mwabyaranye kwemera umwana uba proud kuko uratambuka uvuga ati uriya muntu yabyaranye na kanaka umugabo wawe aza kureba umuhungu mwabyaranye aza kukurebera umwana uri kumva ashobora no kumuzanira akantu icyo gihe nka mama wawe bireba mu rugo aravuga ati uyu mutipe wabyaranye n'umukobwa byibuze yibuka n'agasukari k'umwana amurihira minervari umutipe ubyemera arihira umwana minervari uri kumva aramutembera ahandi wabihakanye abaca munsi y'urugo hatagira n'umubona ariko umutipe wemeye yuko nyine wamutwite ukamubyara niyo mutabana ni mabe ariko ubu uri proud kuko umwana wawe abazafata affection z'impande zose mama na papa icyo nicyo kintu cya mbere ngewe navuga niyo mahirwe ya mbere arimo kubona affection z'ababyeyi nk'uko dukomeza
kubabwira murumva yuko Max Media TV ikomeza kubazanira byinshi bishasha kandi ikomeza kubaba hafi ibazanira abantu baba bafite ibibazo bitandukanye ibazanira impano zitandukanye ubu aba bahagaze ngaha nk'abantu bafite testimony bagomba kuduha ariko bari ngaha nk'abantu basanzwe bakina filme kandi nk'abantu bashoboye gukora bakagwana ko bashoboye bagashobora kwiteza imbere nk'uko umwe muri bo yatubwiye yuko asanzwe ari adandaza akongera akambika abageni imyenda ndadandaza impuzu ikirundi ndakivuga abarundi se ni bangaho uzi abarundi bazinaye n'abarundi yego ndabazi reka muri abaturanyi muri East Africa tugomba nyine kumenyana we have to share Rwanda we share unaga bikiri Kigali we share Rwanda we share okay nate ubundi ni Bujumbura nuko Bujumbura dukunda abanyamahanga especially abantu tuvuga ururimi kumvikana okay abavuga Igiswahili abavuga Ikinyarwanda abo nyine turi close cyane yes ariko i Burundi wari we wese allowed iyo ugezeyo wumva yuko wishimiye kwibera i Burundi kwibera i Bujumbura okay you are welcome thank you hanyuma tubere mwisi nyene y'abaturanyi yes y'abaturanyi mu mpande zose Bujumbura Kigali ushare yeah okay nkuko rero mukomeza mubyumva abakobwa bakiri bato kandi bafite icyo gukora baracafite byinshi byo gukora baracafite imbaraga zo gukora okay ubundi Anifa sinkotoye Anifa aratubwiye inkuru ye ubuzima bwiwe ubundi reka tuje kuri Jamila nawe atubwire muri make adusangize ku buzima ukomeye yoba yaranyuzemo ubwo noneho bigatuma nuno munsi hari cyo yobwira abantu badukurikiye hanyuma nabo nyine bakumva yuko namba hari abari mu ivyo bihe yaciyemo bakumva ko bagifite ikizere cyo kubaho yes buriya se burakomeye cyane gusa nuko nyine wari wambwiye yuko like ikintu cyambayeho like kikaba nka surprise mu buzima bwanjye kavuga ati iki kintu mu buzima ntabwo nyine watekerezaga ko cyakuba nyine nakubwiye ko ari mu 2012 buriya mu buzima nanubwo 2012 imyaka 10 imyaka 10 buriya sinkunze no kuko buri mwaka wose ugabanyikana kabiri utari igiharwe nyine mboneramo ikintu kiri special kuva 2012 no kuva 2008 mwaka ugaburika ugabanyikana kabiri ya 2008 napfusha muri muna wanjye yari uruhinja nibwo bwa mbere nari maze nyine kumenya meaning y'urupfu cyase nyine umuntu agapfa nyine ukababara nyine ukumva ubundi wabonaga nk'abantu buzuye mu rwego nibwo nari nangiye kubisobanukirwa 2010 ntacyo ahubwo 2012 ikintu cyabaho nta birenze ariko nyine 2012 ntago nize narigaga mu ishuri bisanzwe numva nk'abandi bana bisanzwe nyine n'ubwa mbere tugiye kuvuga iki kintu umuntu uzambona nzi nyine wenda ntabwo yari azi impamvu nyine wenda namusigaye inyuma kandi ubundi twari turi kumwe byabaye ngombwa yuko nicara ariko si ngombwa yuko wenda mvuga ngo impamvu yanyicaje ni iyihe it's a family issue ariko nta birenze kwa impamvu nta birenze ni iyihe nuko ngewe nagize amahirwe ibyo 2012 sinakwiga ariko hari undi mwana runaka kandi udafite icyizere cy'uko azaniga cyangwa se no muri kiriya gihe cyangwa yari uhagaritse kwiga agahita avuga ati hari umuntu uhagarara agahita acika intege nyine nicyo kintu cyambabaje mu buzima guhagarara kwiga pe nanasibira siziyemu njye n'ibintu bijyanye no kwiga nta kindi kintu kiri special hari umunsi rari igihe nigeze gusibira mu wa gatandatu nabuze amanota 4 kugira bampe ikigo papa wanjye aravuga ngo ugomba gusibira uracyari umwana
ibyo numva mu buzima wari hari byari 2007 ni 7 sisi gutyo nigaga siziye aravuga ngo uracyari umwana nta kibazo sibira mu buzima narababaye nicyo kintu n'umwana wanjye simwifuriza pe nzakora uko nshoboye ajya agerageza gusibira birababaza pe n'ababyeyi babyumve n'abarimu ibaze nyine yasibiye we amanota yafite ngahibaze iyo wasibiye nta manota ufite ibaze gusibira uyafite ibaze none ukuntu bawifiringa umva ukuntu babimeze icyo gihe byarambabaje umva mu buzima ngiki mana ntago mbizi ntuzifurize umwana wawe gusibira kuko birababaza uzi ikibabaza nyine urumva generation yawe ibigiye baba bagusize ugasigana nawe bandi wabonaga inyuma yawe nyine ubwo urumva kongera kujya muri ubwo buzima ariko tuje tuvugana ukuri wari wabuze amanota 4 yego urumva nari kujya no muri 9 ariko umubyeyi aravuga ngo no sibira ugomba kwiga ukazabona amanota meza ukajya muri leta gusibira maze gusibira kurikira byagenze gute nabaye successful mva cyane mbona ikigo cyiza interna i Kigali umva ni ibintu babitoroshye bana naratsinze urumva ko nyine n'umubyeyi babana barose amanota amwe yego bari muri 9 ako ni byiza bari muri 9 gusa nyine ndashimira kuko byatumye mba strong nyine menya nanone gusibira kuko nyine ukoze reri ukanayimenya urumva usubira inyuma nyine ukarana iki kitagenda nago natsinze narabitsinze pe umva naratsinze urumva icyo nakomereza kwiri icyo nyine navugaga nicyo cya 2012 ni ukuri byarambabaje guhagarika ishuri ariko biza kurangira ikibazo kiza kuva mu nzira nkomeza kwiga 2013 ndakomeza naranje 2015 namba atari banga sasa niki cyatumye uba bloqué cyatumye utiga nyine ari ukuntu umubyeyi anyway twebwe mu rugo turabana ntabwo twabaye nabi turabana twakuze neza twarariye twarambaye twagize gute ariko buriya iyo umubare w'abana urenze nk'umubare wa 3 uri kumva hari mukuru wawe ugomba kwiga karangiza cyangwa muri umuna ugomba kujya imbere kugira ngo wagere aho ngeze sibyo none nkawe uri muri midomo hagati udafite icyo yica n'icyo kiza hari igihe biba ngombwa yuko stopinga kugira ngo wa muntu uri munsi yawe azamuke uri hejuru nawe arangize kugira ngo none abe no muri babandi bazagusapotinga so ni muri ubwo buryo byagenze ntabwo byari bimeze neza ariko ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye twabiciyemo neza alhamdulillah narize ndarangiza nicyo ngicyo nta ikindi kintu kuri special icyo nyene ubundi cyo kiba gikwiye kuko hariho abeshi sibyo hariho abeshi nanjye ndibuka byambaye ubuzima bwaho ndumva hari denere ishuri rirahagarara yahagaze ubwo nyine ngombwa yuko tugomba gusapotinga aba brothers bakuru bacu babiri twari babiri dusigaye turi hasi ariko dusanga twebwe nyine nta yari mahitamo ariko nibyo byose imana yoyo ifite uburyo ica inzira urumva ifite uburyo ica inzira dukomeza tubabwira abantu baba mudukurikiye yuko nta mpamvu yo kwiheba bivuga ko ni hakagira umuntu upfa kugivinga mana mw'abantu mwe jya uhatana bahatane kugeza ku munota wa nyuma hahandi uvuga ati pe noneho ndayamanitse ni ukuri kuko n'imana ireba uburyo washyizemo umuhate ufite tukajya ducika intege rero ibikugoye bigeze gute senga ukore play and work hard ibyo bintu ko kantu gasubiremo akahe tugira iki twongere tugira iki shamana dukore twongere dukore play and working hard ibyo bintu dusenge twongere dukore byumvikana hari abantu baba
bumva yuko gukora arico cambere canke bakumva yuko gusenga arico cambere byumvikana bagakoramo kimwe ikindi bakacira ni ibintu byuzuza biragenda ntabwo uzasenga uvuge ngo uzabona amafaranga gusa Imana ikeneye yuko unava mu rugo kuko twe batubwira yuko nta risk izagusanga mu gitanda urabyuka ukajya gushaka risk noneho Imana yireba na cyacu yawarize cyangwa na effort wakoresheje uyu munsi nutabona ejo uzabona niyo hashira icyumweru ntacyo ubonye hari igihe ushobora kujya ku kazi ukamara icyumweru utarafata kugira kandi buri munsi uratega urarya uri kumva icyo kintu nta n'igiciro urakora ariko nukuri Imana nko kuwa mbere ikindi cyumweru watangira nshuti ya hakaza ukajya kumva umukiriya guhamagara ati ndaje umukiriya akagusigira ipindu ukavuga ati no rero ntakagire nukuri nakagira umuntu ucika intege nereri uzakore uhatane bigere ku munota wanyu turakomeje kubashimira abari mu gihugu cy'u Burundi bakomeza gutumviriza cyane cyane abastari bariko bakorera ibikorwa bitandukanye ngaho i Bujumbura mukomeze mu bane natwe mukomeze mumvirize ibiganiro byacu mukomeze mumvirize ibiganiro bikomeza bidushira ku ntego zacu mwumvise yuko atakoni no gusenga tukongera tugakora so ndumva ibintu turimo uyu munsi abantu bari bagakwiye kumviriza iki kiganiro kuko hariho benshi babikenera ariko bakagira iki bakabibura so reka tugaruke kuri Anifa ubundi nk'uru rugendo rw'ubuzima urugendo uno munsi ugezemo uvuze ko ufite umwana bamutanze Imana ndahajya bigira Imana nde Adili uza kumudusuhuza ubwira yuko Max Media TV naze kwaraza kureba interview ko cyane pe kabisa ubwo uno munsi kuva ico gihe uno munsi ubuzima ubaha icyerekezo ubuzima bwanjye icyerekezo mbona mfite icyizere cyambere n'icyizere mfite icyizere icya kabiri mfite intego kandi icyo cyizere nicyo kirankomeza nkumva yuko ngomba kuyigeraho sibyo kandi intego yanjye numva ko imbaraga zanjye nsigaranye zose numva ko ngomba kuzimena ku mwana wanjye numva ko ibyishimo ntigeze mbona ngomba kubimuha ibyishimo atabonye numva ko nzakora cyane akabibona kuko nimba hari ikintu mpora nirinda ni ukuba nabona umwana wanjye ababaye nyine ndanabyirinda cyane kandi nanone nkamurinda ko nanjye yabona mbabaye kuko byatuma atekereza cyane kandi ntago aho kugira ngo atekereze cyane njye nibaza ko natekereza cyane nkatekereza he nkatekereza n'ahanjye akazatekereza cyane mu gihe cye azatekereza cyane mu gihe cye ariko hari urugamba mfite imbere cyane ariko dushingiye ku byo waciyemo dushingiye uburyo byakusigiye igikomere uno munsi niki ushobora kubwira abakobwa bagenzi bawe baba bari mu bihe wari urimo kiriya gihe apana batari mu buryo buzima bwo kuba batwitse bari mu buzima busanzwe batari bicamo ariko bari muri za nzira zishobora gutuma n'ubundi bagira iki bafunga dawo ikintu nababwira abakobwa mumurikire kuri iki gihe nta rukundo rukiriho pe kuko ntabwo nibaza ko urukundo rubaye ruriho hagakwiye kuba hariho abakobwa baba bababaye nkanjye nk'uko mbabaye ruriho urukundo ruri ntarwoshye burya tujye nyine iki agomba tumeshe riwanje nkatira no urukundo ruriho uzima urukundo ruriho njyewe ubu ngubu experience y'ubuzima nafashe nuko utagomba guca iteka bitewe n'igihe runaka cyangwa n'agace runaka kuko ahantu hose uzajya uzabona abantu beza ubona babi Emery uzi ikintu nacitse kuvuga se ngaho ntabwo mvuze yuko kuko rubaye rutariho nahera kuri papa wanjye ubu ngubu umugabo w'agaciro imbere yanjye ni papa wanjye ariko kuba mvuze ko nta rukundo rugihari
mbihuje nge n'ibyanjye. Iyo ni deception sheri, urukundo ruriho. Urukundo ruriho ntabwo turi bubyumvikane. Okay, ntacyo urukundo ruriho. Ariko basi nimba runariho, mumbabarire mwabahungu mwumva yuko murufite. Murugaragaze kandi murugaragarize n'abo bakobwa. Kandi wumve yuko nimba urufite, rumugaragarize no muri bya bihe. N'abakobwa ariko nabo babwire. N'abakobwa oya hari umukobwa utenguha umuhungu icyo kintu urakizi cyane. Okay, ngenda ndabyumva ariko ngewe ntago nta muntu ndatenguha. Yego ko ahubwo nge barantenguye. Nge ntago nshobora kuvuga ikintu kitaraba. Ntago cyari cyambaho. Nge ndi kuvuga ibyambaye. None mu buzima busanzwe nta mukobwa w'inshuti yawe wowe ujye ubona ukavuga ati vraiment uyu mukobwa babaza umuhungu bakundana cyangwa se akamuca inyuma ku buryo nawe ubibona bigaragara. Ibyo bintu birahari yuko Kigali ari byo byeze. Ntabwo ari Kigali gusa ni Burundi ugiye wabisangayo. Wivuga Kigali gusa na Tanzania. Yes, ibyo ni ibintu byo mu buzima busanzwe. Kuko no munsi hari ibyo batubwira mu boyfriend, besto n'ibindi. Okay, urumva rero ku bahungu no ku bakobwa biretse kunja ijambo. Ngenda jya nsubiza Anifa. Nitujya kuvuga ibintu nyine nitukavuge uruhande rumwe. Buri uvuze uruhande rumwe urumva iyo uvuze nyine ngo uruhande rw'aba nyine ukavuga wenda uri nko kugaya ku ruhande rw'igitsina gabo. Ahantu umukobwa barababyina avuga ati batuvugiye bagize gute. Ariko twibuke ko ari n'abagabo ariko nani Anifa yasubije ku kibazo nari ndamubajije. Yewe ndamubwiye kuri kote yaba nanjye nahise ngaruka ndamuvya ndamubwira ati no yo kuvuga ngo abakobwa babi barahari n'abahungu babi barahari. Reka nkubwire Emery, reka nkubwire ndarahira none ahangaha ukuntu umuhungu ashobora kuba ari umukobwa babara. Uzi impamvu se nyine twe turitakuma bya hatari tukabijyamo cyane kandi umuhungu biriya abahungu mugira imibare. Niyo mpamvu ndi kuvuga ko nta rukundo mwatubaze bya hatari. Uba mugira Mama tubaze cyane ariko kutwica mu mutwe umukobwa agasara urukundo rugasara ugasanga ugeze nko kuri 80 umuhungu aracyari nko kuri 40 nari mu cya kabiri cyane. Ahubwo muraza kumbwira akabanga. Wabahungu nyine ni impano bafite. Okay, ubanza atari bose kuko hari abahungu usanga afite nk'abashiri nka batanu bibaho. Hakaba n'abahungu usanga adashobora kuganiriza uwundi mukobwa mugihe afite sheri. Urumva ni wa wundi uzosanga nava mu bintu by'urukundo sheri namutengura kuko ico gihe aba agize iki abamukunda. Emery uzi ukira aho ngaho. Reka mbanze ewana me full respect umuhungu wese ugira izo mbaraga zo kumva yuko mu gihe afite sheri nta wundi mukobwa agomba guha umwanya. Nimba uzi ko ari kuteye wa muhungu babarira wicare gurira kandi numva ni imbaraga zikomeye kuko Emery nyine namwe muri abantu sibyo nyine igitsina gabo rundi tuzi ko nyine ariko ikibazo natwe tugira abahungu bameze nkuko uzi ikibazo tugira tuba desikesh cyane kuko iyo umukobwa agutengusha wo muri amushize imbaraga nyinshi uhita wumva igikomere cy'imbaraga ku buryo ushobora gufata nk'imyaka nk'itanu udasubiye gufata decision yo kujya urumva noneho haza uwundi noneho akabigukora ubwo ni bye batatu kuba byo gushikira mu bwo buryo kuca uhita ufata icyemezo cyo kuvuga ati ndasezeye iki urukundo kongera gukunda se cyangwa kujya mu rukundo kongera gukunda ahubwo kongera kwizera kuko n'undi gukunda harakunda kuko ntabura abatereta urumva gukunda urakunda umutima wo gukunda ukumva yuko uri kwizera ikize n'iki kiba cyatakaye kikaba cyamaze gutaka kandi abo bantu bakunda no kugwa mu byago muri erere zikomeye ku buryo ushobora kubona umukobwa n'umunsi muraganiye ejo noneho ugasanga mu byo kubaka mu gihe imyaka muba muyujuje mu byo kubaka mutiteguye urumva mutiteguye iyo habaye rero icyo kintu nacyo urumva kica gikurikira
ejo cyangwa igihe ejo ibyo mwubatse biragira iki ukiri aho ngaho ndagira ngo mpe inama abakobwa wicara ukumva yuko kuko ibintu byose kuriya tugenda dutengushwa hari igihe haba harimo na pressure yo kuvuga ngo ubu se njyewe reka mfe kwemera ngo wenda byavamo wenda ngo nkagenda mu mashaka wa mukobwa we ukigendera muri ibyo bintu byo kuvuga ngo reka ngo mfe kwemera ngo kugira ngo uzashaka shaka n'umuntu wumva ko igihe cyageze kandi umukunda mwese mukunda napana kuvuga ngo nuko ngo imyaka ngo yagiye ngo kanaka yagiye ngo n'uyu yagiye tegura neza urugo rwawe rw'ejo hazaza apana kuvuga ngo kanaka yagiye ngo nanjye reka njye kuri pressure nguje aho ngaho niho bahera bagusuzugura bakakumenyera ahubwo sinzi ikindi kibazo ugasanga umukobwa afite ikibazo cy'uko niba ngeze mu myaka nka 28 25 wabona nk'umukobwa wa 18 yunze nk'indobo wewe ndagumiwe umva ndagumiwe wa mukobwa ye nibiki ariko hari reka nkubwire nukuri ibintu byose bigira igihe Emily sibyo nyine nubaho nyine uri focus ukabaho nyine hari intumbero wowe ufite muri wowe nukuri ihangana igihe cyawe kizagera ariko kujya kuri pressure nuko umugisha wanjye si wo wawe ariko reka gatoya mbabazi kandi mungira inama kuko nanje ndakeneye izo nama ariko n'abandi bagira iki bazumvireho ubundi uri umukobwa ufite imyaka 28 sibyo okay batoyi bawe bagize iki bagiye kubaka barongo ubundi se wewe nikihe cyatuma wumva utiblaming ahubwo se niki kigomba gutuma wiblaminga ubwo ngewe ndakubaje niki gishobora gutuma wowe wiblaminga kubera batoyi biwe amahirwe yanjye siyo yawe icyo ni igihe cyanjye cyageze nawe tegereza uko mama yashatse naga ariko nzashaka ku myaka yagendeyeho ntago ari uzagenderaho uri kumva tegereza igihe cyawe kizagera iyo utangiye ubundi se none se reka nkubaze ubu abahungu bose mungana ubu bararongoye nari abarongoye hari abari kunywa itabi hari abari mu kazi hari abateye imbere hari abakennye ubu hari n'abatazi aho bari ibyo rero ni mu bijyaho gushaka ni igihe iyo kigeze ntumenye nuko ibintu bigenda ndagira ngo mbwire ababyeyi abakobwa mufite pressure y'urushako rwose muri muhagaritse ntibatuze igihe nikigera ntibatuze tuzagenda hajya n'iyo ndirimbo imaze iminsi mike isohotse musanzwe mwumviriza yego indirimbo z'abahanzi indirimbo Al Pacino Melody ego Soshomula hajari na King James bayita wiki hari ngariko ni indirimbo imeze nk'ikibazo ariko ngo sahanga ariko ubundi sinkuze niba ari sinkuze niba ari ibintu bisa nk'ibyo nyine urumva iyo ndirimbo ukuntu numvishe Pacino ayisobanura nyine ukabona nk'abantu mu kigero cyanyu muri famiye abantu bararongora ikirere none iyo ndirimbo nibibaza ngo ariko ubundi sinkuze ni ibintu nk'ibyo yego ese ubundi ni gute nzamenya ko sibyo tureke gushingira ku mafaranga ku mitungo ni gute nzamenya ko hageze ni gute zamenya ko ni igihe Imana yashyizeho ni igihe sheri tayari okay nyene shaka Mwenyezi Mungu yavuze ati uyu mukobwa I want to know the sign Imana yagushiraho ku buryo nawe ugomba kumva ati hageze the sign ni decision y'umuntu kubera yuko ntabwo twebwe mu Rwanda kirazira na mukobwa ufata iya mbere twebwe turategereza umungu akarikocora kandi igihe atarabikocora igihe si biri ngombwa yuko ngo ujye gusaruza abandi bahungu ngo ujye kumenya igihe bashakiye none uhujyane nabo hoya buri muntu agira uwe mu gihe cyanyacyo ubwo nyene umuhungu naza akakubwira ati ndumva yuko umungu naza mugapanga mukavugana ukabona yuko icyerekezo arimo nawe nicyo waganagamo mufate gutya urunana mukomeze imbere ejo ni heza naho ibyo kuvuga ibyo kuvuga ngo reka mvugane n'uyu numva yuko ari igikwe aho ndabyumvise je ni umuhungu aho mwako muravuga kuri side
y'umukobwa abahungu rero sasa abahungu rero ubwo ni mwebwe tudusubiza cyakora ibibazo byo birahari twababaza ukabona umutipe kabisa nta kinabuze ntaki urumva nyine ikintu abantu bose bategera umuntu arabura icyo kosa uriya mutipe rimwe na rimwe habaho n'abantu baguca intege ariko ntimugacike intege ikintu nabwira abantu ntibagacike intege pe kuko si cyo kituraje inshinga umuntu akaza avuga ati abantu umuntu muri kumwe kabisa saraburiye igihe mumaranye bakavuga ibintu byinshi cyane ibyo bintu rero ugiye kubyita nta muntu biba bireba igihe tumaranye mwebwe mwikunda nka wowe woza kubibaza ntabwo bikureba ibintu rero gusa nkubaza ngo umuntu mumaranye ngo se ngo igikwe ngo ni ryari tegereza ngo ntuzatindane nawe ngo dore ngo no ntabwo ari buri muntu agira igihe cye kandi mu gihe cya nyacyo ntumenya nuko bije ugira ngo so kurongorwa umenya nuko bije reka mbwire Meri naganira n'abakobwa bagera muri 3 mbabaza atari ko reka mbabanze babaza kugira ngo ugere kuri etape kuvuga ngo tugiye gushakana wallahi bose bambwiye ati ntago tubizi tubona byabaye nyine natwe ntago iyo process kuva ariko abakobwa mufite n'amahirwe cyane n'amahirwe kuko kubahungu reka sinzi kubahungu sinzi ukuntu bivuga umuntu aravuga ngo tegereza igihe nikiragera tegereza nyine ariko nongeye nawe ushiramo nanone kuba umuntu nawe ugatekereza nk'umuntu mukuru ukavuga uyu muntu uri kunshyira kuri waiting ese ntegereje iki koko ese icyo avuga ntegereje nicyo mbuze nyine nicyo kibura ubundi ari please wait ibaho nyine waitinze ikintu uvuga ati iki kintu gifitiye akamaro turi babiri ariko please wait idafite ubusobanuro zero kuba niga zero ikiganiro nawe dakigiye kuba kirekire cyane dukomeza tubabwira gukora subscribe dukomeza tubabwira gukora share dukomeza tubabwira gukurikirana ibyo tugenda tubaha ari muri department ya entertainment ari ni department turimo mukomeze mubone byinshi tukomeza tubaha so aba bakobwa rero bakomeje ku ndumiwe okay ubwo rero abahungu muri kumviriza iki kiganiro mumenye yuko ari mwe imfunguruzo abahungu n'urufunguzo manawe mwabahungu muri kimuru urufunguzo mumbabarire ni mutabivuga nitutabivuga ngo mwumve yuko njyewe nyine barabona sayino nta mukobwa uzafata iya mbere nta uzarazira mbere n'umuhungu Emeri kirazira mu muco wacu kuri kwimana amasinye y'abakobwa bafashe ya mbere niba bibonye uko byagenze hari rero bamaze gutera swap hari wallahi kuzuwari tayi hari rero twebwe icyo tuba dutegereje okay reka dukomeze tubabwira dukomeze twinjire muri kariyeri yanyu mwese mwavuze ko musanzwe mukina filme sanzwe muri filme nyarwanda mwese muhuriye muri filme imwe no ziratandukanye tubitangiye vuba turi mu kwa kangahera turi mu kwa kabiri twatangiye amahugurwa mu kwa 9 niba atari mu kwa 10 mwese mwatangiriye hamwe yego twabitangiriye hamwe dukora amahugurwa turahugurwa kuko urumva kamwe kugera mbere ya kamera turiga twize nk'ukwezi n'igice turabyiga tumaze kwiga habaho urumva nta ibyo bintu birajya no hanze nyine ubwo nitubilauncinga tuzabona n'uburyo nyine tubivugaho turiga tumaze kwiga habaho amashort movie twakinnye kugira ngo ku munsi wa launch nyine bazabigaragaze hanyuma noneho twinjire mu ruhando official so nyine turifuza yuko bizaba muri launch babarira uzahabi invitation tugomba munyumvise nareka kuza ko invitation ya mbere izasohokera kuri Max Media TV wow kuri tuzababwira muhagere dukora ama interview hazaba hari umunsi nora wa press nagura abakozi kuko byishwe ubundi byakabaye byarabaye muri November byicwa n'ibi bintu bya COVID nyine bikagenda bihinduka urumva ingamba zarahindutse ariko nyine muri iyi minsi bari kubyorganiza abayobozi bacu n'ibikunda wow okay reka tugira abantu yuko twebwe turi mu
itangazamakuru ariho hose tuba twemerewe kuhagera ariho hose tuba turi invited n'abandi baba bafite ama event ameze nk'uko mwatwumvise nta kibazo twaza twabashyigikira twaza tukamenya byinshi tukamenya uburyo bamubyitwayemo so sasa rero ku kibazo ariko utararengaho belongs ni dini na amafilme azajya akinwa ku biri belongs ni dini ya Islam tugaragaza ubuzima bwacu bwa buri munsi imibereho uko ibintu bimeze bimeze imyitwarire y'abayisilamu kazi n'abayisilamu muri rusange mu Rwanda nibiba na ngombwa tuzambuka tujye no hanze Imana nidushyiriramo umugisha ijambo. Okay ya reka rero dukomeze tubabaze ubundi nka Anifa niki cyawuteye inspiration yo kujya muri filime icyabinteye mu buzima nakuze numva ko uko byagenda kose nakuze nkunda ibintu bya entertainment no mu kigo nari ndi muri danse traditionnelle buriya nyine ndanageragezaho nuko ntabishyizemo akabaraga nyine cyane nakoraga naramodalingaga kuriya nyine habagaho amaklub y'abamodo nyine n'amateatre nyine mu bigo nyine hose nabaga ndi ko nyine okay muri sinema nyarwanda ninde attracting muri sinema umuntu reka mbivuge nka Ronaldo wanjye mu ba actrice umunyarwandakazi Janet wow nyiri impanga series okay nyiri impanga hajya ni keza kongera akaba na Kami keza na Kami noneho okay ubundi izina rye ni Kami cyangwa oya izina rye ni Janet wow sha byiza okay hanyuma nani Jennifer njyewe mana sinzi ikintu naha Fabiola ariko Fabiola mino minsi hari cyari kakora se ari ejo si heza ari muri filime yitwa ejo si heza ariko njyewe ntabwo ari ibyo ndeberaho Fabiola sinzi uburyo namuvugamo nyine mbona ari umukinnyi w'umuhanga aracakinarira arakina arira ejo ni heza byose ararira ejo ni heza none ntabwo ari normal aba ari umubyeyi utari normal rimwe na rimwe utubwenge yego ariko Fabiola mu buzima much respect nyine n'abandi bakina neza sha nyine biba biryoshye ariko nyine hari umuntu ubona ukabona binakina ngiye Fabiola hari filime yigeze gukina niba baramwangaga ntabwo nibuka iyo filime ukuntu yitwa ni filime aba ari impumyi iyo filime mana naravuze ngo naguye ari umunyarwanda ubundi kubera ibintu yakoze manzi uwo bakinana yitwa manzi bamwitande ego na manzi yakinnye byashoboye yego abimpumyi bakamuzira bakamuzanira ibiryo ahantu habi Fabiola ahantu nemeye ndavuga ni mu buzima byashoboka yabanaga na nyirabo ndavuga nti uyu ni umuti Fabiola anyweye amazi yo mu urukweto rufunze ikinyusi kabisa ikinyusi cy'abagabo ubona ari nk'igikote niba ari icy'abakaraye ntabwo mbiye Fabiola kuva uwo munsi n'umunsi akina sena ari umunani agakuraho umusatsi ari imfungwa yambaye iroza Fabiola nyine nkunda ukuntu akina ndamukunda abimenye okay respect kuri Fabiola urumva ibyiwe byara inspirinze abantu cyo n'igikorwa bagikomeye kandi nibyo tuba dukeneye muri societe cyane nyarwanda so tugenda kurangiza ikiganiro tujya kurangiza ikiganiro ubundi nk'abantu muri filime muribona ejo haza ni heza uzi impamvu ari better could describing the mission and vision sibyo the reason why nshaka kuvuga yuko ari better future
ni ukubera yuko twebwe twagize amahirwe hari abantu nyine badukoreye ibyo bintu baduharuriye ni ukuvuga ngo twebwe ni ukuza tunoza bya bindi nyine bitagenze neza cyangwa se nyine gushyiramo akarusho tu ariko ntacyo batakoze twebwe ni ukuvuga ngo tuje muri generasiyo ya yindi n'umudirekita akubwira bakakubwira ibintu byose bakagutegera ukarya ukagira gute igihe mbere twebwe iyo twumvisha mu mateka mbere wasitiragoringa gukiruka ukagira gute ahubwo tubone no kubashimira cyane turabashimiye batumye dukandagira ku ndoto zacu ntabwo cyane neza ariko noneho ikintu nakomezaga mvuga ni ukuvuga ngo twebwe tuje kunoza tuje gushyiraho akarusho kuri bya bindi byakozwe cyangwa se kuri bya bindi bizakorwa noneho bibe byiza kurushaho ubona umukinnyi wa filime uvuga ati koko uyu ni umu aterwa bien ajya muri karagita neza wamunaga karagita na actor bagatandukanye uyu muntu arabizi pe icyo kintu nicyo dushaka nyine n'Imana nyine kidutije imbaraga tugashyiramo agatege n'abantu badusapotinga ndashimira umuryango wanjye ni ukuri ababyeyi banjye mama na baba mana sinzi icyo navuga abavandimwe banjye niba abantu nyine bakurikira bakubaza byagenze gute ese shuti iki nyine niba abantu batuma ukora n'ibindi bintu birenze baranshyigikira pe ndashimira cyane hari umuntu ugomba gushimira Rukundo Arno bamwita yakinnye filime yitwa Shafi ntabwo abizi ngewe rero ndi umuntu uzirikana cyane Shafi yakinnye filime Shafi ari muri bamenya aha ndi umutipe w'igikara Shafi yakinanye nande ntabwo yakinnye muri Rukundo akina ari seriye asohora umugore ari umugore Shafi rero reka mushimire Shafi niwe reka nyine ngewe bitewe n'ukuntu mbayeho bagenzi banyashaka kumwata ku Jamila wazakinnye filime cyangwa wajya ugira ushaka ko ibintu byakubera shaka wazabaye umunyamakuru ibyo byose ni ibintu mba numva nyine nakora bikaryoha ubu wabishobora kuba umunyamakuru cyane ati wazabaye umunyamakuru nyine ukumva aho ngavuga kubera nyine ngiye kumva mfite isoni muri ngewe aho ngavuga kubera icyo baba umuntu abantu banatandukanye wajya Kimironko wagana n'umuntu akavuga ati nyamara ibintu byacamo ni nayo mpamvu ngewe navuze ati why not ibintu ntabikora Shafi rero kamushimire ntabwo iki kintu akibuka nta nanyibuka nta nagize gute ariko niwe muntu wa mbere wambwiye ati wa mwana nukomeza bizaba bien ariko ngiye bikaza kuba imbogamizi uko filime naravuga nka nyine ukuntu burara ukuntu n'abatevuga ati imbogamizi ngiye bazanyambika ubusa ugasa nkubi bite na rore nzakina nzambara ubusa ugasa nkubigize gute nkubiretse Shafi niwe muntu ndabyibuka baje muri Sezike badukoresha amahugurwa niba ari icyumweru badushyira imbere tugakina turi kumwe na Sempa uri gukina muri Seburikoko Sempa ukina muri Seburikoko twarakinanye icyo gihe Shafi arambwira ati nukomeza fantastic ni ibintu bizaba byiza so icyo kintu cya Shafi rero nakomeje kukizirikana n'abantu bakampushinga tugize Imana mama Rukumani nayo ndamushimira ejo bundi araza ubwo tujya guhabwa amahugurwa mama Rukumani musobanure neza nzamuvuga ubundi musobanure mama Rukumani ni benshi cyane mama Rukumani uwuhe mama Rukumani bamwita Farida ni umubyeyi wacu ni umubyeyi ubyara Lucky ni umunyamakuru kuri RTV ya rero mama Rukumani kuri Transit TV mama Rukumani araza muri groupe atabana n'ababyeyi muri tayari gukina filime namanitse ndi wa mbere muri groupe tubanamo ndamubwira ngewe ndi tayari kandi kuko ibyo nari bikeneye noneho nje nsanga n'ibintu tuzambaramo nyine ni muvi bitazambangamira imyambarire naho byambangamira ni message naba nshaka gutanga ariko ni ibintu bijyanye nyine n'idini mama Rukumani ndamushimiye aranzamushimira neza cyane ariko abo bantu ni ukuri Shafi umva niwe muntu wambwiye ati keep going biza dusoza ikiganiro turifuza Anifa nabagira bashimiye kandi aba bose mushimira ikiganiro mu kibahe bamenye yuko ari abanyarwanda benshi bafite ku mutima
the first of all ndabanza gushimira ababyeyi banyibarutse. Umva ndabashimiye cyane cyane, bitakabaye mwebwe ntabwo nari kuba magaza aha ngaha ndi uwanjye we, bitakabaye mwebwe ntabwo nari kuba ndi njyewe, bitakabaye mwebwe ntabwo nari kuba ndi uwo muri kubona hano nyine Anifa. Yego ndabashimiye cyane, ntabwo bahwema kuntera imbaraga, ntabwo bahwema kumpa inama, kunkomeza. For respect to my parents. Ndashimira manager. Turaba manager. Ndamushimiye cyane uburyo adahwema kumba hafi, ntago igihe cyose mukenereye arahaba, yaba mu bihe bikomeye bisa mu bihe ubuzima busanzwe amba hafi. Ndamushimiye cyane, ari no mu babaye umwe mu mpamvu yo kugira ngo ngere ku byo wiyemeje ku ntego, kuri za ndoto zanjye za sinema. For the first time niwe wabaye impamvu yanjye kugira ngo ndagiremo. Yego ndamushimiye cyane. Thank you. Okay, ndongera nkashimira director wanjye Ibra aho uri hose, peace. Nkongera nkashimira Ahmed akina SG wacu. Ndagushimiye cyane kuko niwe muntu wa mbere dukora amahugurwa. Njye mu mahugurwa cyari kirimo nyine nagiye mvuga ati reka mpe kujyamo, ariko ku munsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu ari wo munsi navuze ngo sindi bujyeyo, Jamila niwe wambwiye ati ngwino wana tugende. Uwo munsi numvaga ko ntari bujye ndi buhagarike, nibwo SG yambwiye ngo haguruka by'imbere, mana we SG umva nukuri. Umva ndagushimiye cyane, niwe watumye nimvaho yuko nshoboye. Arambye ati urashoboye, urimo umwatrice mwiza, ibintu urimo bireke, mbese ufocus gabanya amasoni, gabanya pe. yarasekaga cyane. Umva cyane very much. Thanks for coming. N'abankurikira bose mwese ndabashimira. Wow, dusoza twihuse. Umuntu yabakenera abatwaye IG, abafite business, nimero ya telefone, kuko urumva iyo uri muri telefone, iyo uri muri business ugomba gutanga nimero, ugomba gutanga indication ahantu umuntu ashobora gutora. Duhereye kuri Jamila. Thank you. Vuga nkoranyambaga nkoresha Instagram ninde? Instagram ni ku by'akazi barandika Jamil hino, kuri la ntago bashyiraho hahita hakurikiraho hino, bahita bambona Jamila hina, bahita babibona. Ibindi ni mu mujyi kuko aho nkorera ku kazi ncuriza imyenda. Ubwo ni nimero ya telefone ushaka Abahungu ni 0. Ni mu mujyi majaye hari City Tower, nkorera muri City Tower muri ground ya ego hahoze na kumati turi munsi. Hanyuma uwankenera yampamagara ama information ni 0. Okay, ni 0782 ubwo any service washaka 0782 yeah. Ni nayo iri nayo kuri WhatsApp ukanyandikira tukavugana. Wow. Okay. Anifa, okay, umuntu wankenera wenda ashobora kumuha inama. Nawe muntu wumva uko witinye, we wumva kutatinyuka kandi ufite imana ikurimo, wanyegera nyine nkakubwira uburyo bigenda. Okay. Ariko nanjye hari abantu ngomba gushimira. No shima komeza ushime. Ako kantu no nukuvuga ngo Anifa hari akana avuze, urumva bari abambere nabavuze nk'abantu bambonyemo cya kintu, none nkomeza ngiye kubitekereza muri kuriya muntu yambwiye icyo kintu ashira n'imyaka myinshi pe, nagushaka kubyumva 2014 ibaza ibintu bigiyemo 2021 uri kumva icyo kintu, nakomeje kubitekereza ku bantu rero bampaye amahirwe nkaba nakina nkajya imbere ya kamera akambwira ngo urabishoboye. Ikintu cya mbere ngomba nukuvuga ngo icyambere ngomba gushimira n'Imana
yamaye ubwo bushobozi nkabasha kuba nakora icyo kintu. Icya kabiri ndashimira ababyeyi banjye, abavandimwe banjye badahwema kugira gute kumba hafi, nyine kunsapotinga, nyine batuma numva nshoboye. Umuntu wa gatatu mama Kumani watumye ngera muri iyo mama Lucky hakaba ibyo bintu tugahugurwa, abana bakatuba hafi. SG na Ibra much respect, turabubaha kandi tuzakora byinshi byiza. Ni ukuvuga ngo ntabwo bazicuza impamvu baduhisemo tu. Ndagira ngo mbizeze ko bizagenda neza kurusha bya bindi bya mbere, ntabwo tuzabatenguha. Ikindi ndashimira inshuti zanjye zose zinshyigikira, ukuri ndabakunda, n'abagaciro mu buzima bwanjye. Max Media TV. Wow, okay, murakoze cyane. Max Media TV nkuko twama tubabwira, tukomeza tubazanira impano. Murumva yuko aba bakobwa barimo impano ikomeye cyane, nabo babakenera kuko ndibaza muba mufitanye contrat na bariya, ariko ndumva nticyabuza yuko abandi babakeneye muri filme, nticyabuza yuko mugiringa byacamo bigacamo, bitakunda ntibikunde, ariko mukaba mwungutse n'inshuti. That is enough. Buri inshuti nicyo kintu cyane. Yes, ubwo rero mukomeze ba supporting guys, mukomeze mudusupporting, mukomeze murebe ibiganiro bya Max Media TV, mukomeze mubisharinge, mukomeze mudushitse ku yindi level, natwe dukomeze tubegere, tumenya byinshi byanyu, dukomeza tuba yes. Ngire ikintu mbwira abantu baza kuri kino kiganiro. Yes. Uzumva kimunyuze akumva twakorana ikiganiro, Emery wabyanga. Oya, hari umuntu ushaka kutureba akareba ikiganiro twakoze akavuga ati wow, shaka kuganira n'abakobwa. Sibyo? Ni kuri turahari. Direct abenshi bijyama bigenda nkuko bakambye ati mwakoresheje ari aba type bashika nka batatu tuyeze bigeze kumva ibiganiro nkuko none baravuga ati mwambaye nimero yuriya muntu turabashikiriza, ubu nabo bari muri sinema nyarwanda kandi babirimo neza. So nubundi ni impamvu tuba turaha nubwo buryo bwo kugira iki, bwo kugira tukomeze tumenyekanisha ibikorwa bya beshi bigende bimenyekana, noneho babandi beshi babakeneye babone uburyo bwo kubashikira byoroshe. Respect ku bantu mukomeza kudukurikirana, ku bantu mwafashije aba bakobwa, mwaragize neza, kuko natwe ni urugamba tuba turiko turagwana kugira natwe tugire aho tugera kandi tugire ibyo tugira iki dushikako. Shaka nshimira abantu babiri ababonye none ikiganiro ntikiri burangire. Oya tugiye kurangira. Oya twanakomeza. Nshimire we kamashimire. Twanakomeza akaba part 2. Tukabikorera. Reka nshimire abantu babiri. Ndashimira. No, umuntu ugiye gushimira bijya bingora kumuvuga. Ni mama dogo wanjye ariko ndamuruta. Noneho reka muhe respect kuko arayikwiriye. Mama dogo wanjye tubana mu buzima bwa buri munsi, mu nzu turarana tugira gute, niwe umbwira ati umva urashoboye. Mbese ikintu cyose kijyanye na sinema mubwiye kitambwa umva, mbese umva amahirwe masa, umva ndamushimiye cyane, bamwita mami bien Habiba la ndamushimiye cyane. Nyine umuntu mubana mu buzima bwa buri munsi niwe nyine abarenze no kuba umuvandimwe. Umuntu murarana mubuza icyuya ikinyi ndamushimira, baragukomeza cyane. Aho abona ugiye kugwa ahita kugawe yagira gutya, umva Habiba mami ndagushimiye mwa cyane. Mwongera nkashimira by'umwihariko umukunzi wanjye, ndamushimiye cyane. Oya byose bishize hanze. Guys, sawa, reka ni hanyuma tubakenera tuzabahamagara, n'ubundi mukomeze musangize ubuzima. Aka kara gace gatumye tuzi umukunzi wanjye. Nanjye wazimisha. Oya. Nubo wakati. Nanjye umukunzi wanjye ariyizi azurwo mukunda, azaho ibintu bigeze. harimo uba Emery arabona very special. Okay. ubwo tuzasubira nitubakenera, twitabe dukomeze tushitse besh
dushyize ubuzima bushobora kuruhura benshi yeah tubagezeho. Imana ikomeze ibaho umugisha. merci beaucoup Yes. bye